umugore utwite inda y'amezi 11 yateze bisi asanga umugabo mwiza amwicariye mu mwanya arangije aramubyutsa ariko umugabo abonye yuko amukanguye biramurakaza amukuye mu nzozi nziza ahita ajya muri modo mbi amubwira ati hari intebe nyinshi hari imyanya myinshi wajya ukicaramo aho ngaho yanarakaye cyane umugore ahita agenda yanze kuva ku izima ajya kubibwira umuntu ukora muri bisi ariko umugabo arimo asinzira yibuka yuko hari umuntu wamubwiye ngo gukora ibintu byiza ngo bizatuma ashaka umugore mwiza ahita amenya yuko yakoze ikintu kibi ajya gufasha wa mugore ahita amubwira ati genda wicare mu mwanya wawe nta kibazo umugore ahita atungurwa n'ukuntu umugabo ahinda ibitekerezo mu buryo bworoshye bicaranye iruhande rwe kumwumva avugira kuri telefone avugana n'umuryango we yumva amugiriye ishara aramubwira ati umuryango wawe ujye uwushimisha ahita atuma umugabo ahita amenya yuko umugore ari muri situation itamworoheye hashiye amasaha bageze aho bari bagiye umugabo we yarategerejwe n'umuntu wa famille uri bumutware mu modoka ariko agiye kugenda ahita abona mugore ahagaze wenyine ahita avuga ati ntago namwirengagiza ahita amusaba yuko yamutwara akamugeza ahagiye umugore nawe arabyemera bari mu rugendo nibwo umugore yaje kumubwira yuko yabuze umugabo we yaje kumusakira muri no muryi ariko bageze ahantu bagombaga kumubona basanga umuntu ntago yigeze ahaba ntago nubwo ahari tavuga ati wenda ina adresse bamuhaye ni adresse itari ya nyayo umugore abonye yuko adashaka gukomeza kuzengereza umugabo amujyana hirya no hino ahita amubwira ati nibagende we arasigara umugabo abonye yuko nandi mahitamo afite aragenda ariko kumurebera mu kirahure yabona umugore ntago yishimye ahita avuga ati n'ubundi nabikoze reka nsubire inyuma ibyo nakoze mbirangije avuga ati rero reka ujyane mu rugo kuba uri hano ku muhanda uri wenyine muri rino joro ntabwo byari byiza kandi unatwite abona ukuntu umugabo afite umutima mwiza ahita avuga ati ibyo aribyo byose uyu mugabo ntabwo ari umuntu mubi aremera barajyana mu rugo ariko icyo umugore atari yiteze nuko umugabo yarabayeho mu buzima bwiza mbese bigaragara yuko ari umukire ageze mu rugo ntabwo arazi uburyo ari bwivugemo afite ubwoba yuko iwabo w'umuhungu batari bumwakire ariko akivuga izina rye bahita bishima cyane nyina w'umuhungu aramubaza ati se witwa nde aramubwira ati nitwa bakeketse yuko mama w'umuhungu atari bumwakire batangira gusobanura yuko yaje hano wenyine kugira ngo ashake umugabo we ariko aribyuke mu gitondo agenda ariko mbere yuko barangiza nyina w'umuhungu ahita amubwira ati waguma hano igihe cyose ushaka nta kibazo amubwira yuko yabona umugabo atamubona hano yahafata nko mu rugo umukobwa abonye ukuntu nyina w'umuhungu yamwakiriye biramucanga bwa n'umukobwa yambwira ati genda umutunganyirize icyumba cyiza cyari buze kurara umuhungu byaramucanze uburyo mama we yari kwitwa ntabwo yibaza uburyo yagiriye amarangamutima amaze kubona Roshi igitangaje n'ukuntu yafataga neza Roshi kurusha uko yafata neza umwana wiwe byose bituma Roshi yishima ntago yamaze igihe kinini nta muntu umwitaho none ubwo yabuze umugabo we nta n'ahantu afite yo kumubona byose bituma Roshi atangira kurira papa w'umuhungu ntabwo yumvaga uburyo umuhungu yazanye umuntu utangaje mu rugo rwabo kandi abizi neza yuko ari ikirori cya mushiki we cyo kwambikana impeta n'umugabo mama w'umuhungu ntabwo yakundaga ko umugabo we amwita uwo mukobwa ubonetse wese utangaje ahubwo yashakaga ko amuhamagara mu izina Roshi yaje mu kirori nk'umuntu wiyubashye nk'umushyitsi batumiye ku rundi ruhande Mary yakundaga Beri aza mu kirori nawe ariko afite amatsiko yo kumenya no mugore kuri mama Beri ari kumwitaho yibagiwe ko Mera hari kandi ari we kuzaba umukazana wawe bituma Mera arakara bizi neza yuko we na Beri bagiye kwambikana impeta vuba aha ngaha imiryango yabo ikaba umwe nubwo Beri nta byumvira yagiraga Mera ariko Mera yabizi neza yuko bahoze bamufata nk'umukazana wabo mu muryango maze kubyenya ibyabaye nta rwango ragifitiye Roshi utwite abizi neza ko ari bugende n'ubundi mu gitondo ku rundi ruhande Beri yabajije amakuru y'ibura ry'umugabo wa Roshi asanga yose ni fake asanga uwo muntu ateregeze aba muri uyu mujyi asigara yibaza uburyo ari bubibwiremo Roshi byamucanze ku rundi ruhande anti wa Beri aza kubwira anko wa Beri amumuregera amubwira ati bazanye umugore utwite mu nzu yabo kandi bishobora gutuma habaho ikintu cy'abaturanyi kuvuga amagambo menshi bwababwira ati mureke kubyivangamo n'ubundi Roshi azagenda ejo mu gitondo umunsi ukurikiye mama Beri ntabwo yizaho amahirwe Roshi yo kugenda ubwo yamusabye yuko yatendinga ikirori nk'umushyitsi ukomeye nabonye ko yahatirije yanga kubyanga ku munsi w'uko yasuje abantu bose ariko Lisa
na Mary aho bari bahagaze bakajya bazunguza amaso bameze nkaho batamwishimiye, ahita abibona, ahita ajya ahantu hatuje arihisha. Mbere birangira amubonye aza kumureba amubaza niba ameze neza. Umukobwa aramubwira ati nishimiye ko ufite umuryango ungana gutyo ukuzengurutse, njyewe nakuze ndi imfubyi kuva nkiri muto, umugabo wanjye niwe muntu wenyine wanshimishaga, none byarangiye namubuze. Mary yabonye ku buryo Bere na Roshi bari kumwe bishimanye, ariko abizi neza ko Bere nta n'ikintu bafite cyo kumuvugisha kandi afite amagambo menshi yo kuvugisha uno mugore. Nuza Roshi ahita amubwira ati ntuhangayikishwe n'umugore utwite, n'ubundi agenda muri situation ikomeye, ndagenda ibirori nibirangira. Ahita yumva araruhutse, ariko muri ako kanya ikintu kidasanzwe, Roshi ahita ahwera. Roshi amaze kwikubita hasi, umuryango wa Bere bahise bamujyana kwa muganga, arangije abyara umwana w'umukobwa. Areba umwana we wavuze hakiri kare, n'uburyo na se ataraboneka yumva arababaye cyane, ariko umuryango wa Bere bavuze ngo baramufasha. Yumva bimukoze ku mutima, ariko atekereza yuko atagomba kuguma kubabera umutwaro. Mu bukwe bwa mushiki wa Bere yatekereje kubacika ajyana n'umwana we. Amasohoka kwa muganga abona nyina wa Bere na se bari kuza bamusanga, atekereza uburyo akinjira muri uyu muryango nyina wa Bere yamufashe neza bitangaje, agakeka yuko hari ikintu kitameze neza. Binjiye mu cyumba arabihisha, nyuma na nyuma asohoka mu bitaro. Binjiye mu cyumba basanga Roshi n'umwana bahagiye. Nyina wa Bere afatwa n'umuvuduko maze ubundi aricara, yishimiye yuko Roshi yabyaye umwana. None aragiye koko asigarana umutima ubabaye. Muri ako kanya Bere ahitaza kwa muganga ari kumwe na Mary bashakisha ahantu hose. Muri ako kanya Roshi nawe yari yabonye ahantu ho kujya ajya no gushaka akazi, ariko babonye azanye n'uruhinja baramwangira kuko batari kwihanganira uruhinja rurira umunsi wose. Abuze uko akorera amafaranga ahita afata imikufi ajya kwigurisha, ariko ayo mafaranga ntabwo ari mu mazi igihe kinini. Abatanu batangira kumujajinga bamwita umugore udashobotse. Muri ako kanya Bere aza kumenya ahantu atuye, amaze iminsi abaririza, ariko aza kubabazwa nuko yagiye atamusezeye hamwe n'umuryango. Amubwiye n'uburyo nyina amaze iminsi arwaye atarya atanywa, ahita yumva isoni ziramwishe, yemera gusubira mu rugo, ariko bikamucanga uburyo nyina amukunda kandi atamuzi. Ariko mama wa Bere abonye yuko Roshi yagarutse ahita amuhobera cyane, amubaza impamvu yagiye atamuseze. Amubwira ati nubwo we na Bere mwahuye bitunguranye, ariko ndagira ngo ufate hano nk'aho ari iwanyu, ntuzongere no gutekereza kugenda na rimwe. Roshi yari afite ubwoba bw'uburyo azarera umwana wenyine. Muri ako kanya igitekerezo cya mama wa Bere nicyo cyari cyiza. Bere amajije kubariza mu mujyi wose amenya yuko nta makuru y'umugabo we ahari. Amubwira ati igisigaye ni ukubivuga kuri polisi, wenda bakazamushakisha. Ariko Roshi nta foto ye n'imwe yari afite, kandi nta n'umunyamuryango n'umwe we yari azi, bituma aguma nta cyizere afite ko azabona umugabo we. Bere abonye uburyo ahangayitse yaramubwira ati ndagupromisinga yuko nzamushakisha ahantu hose nkamubona, we nugira ikibazo. Mary yinjiye ahita abona uburyo Roshi na Bere bameze, bitabimurakaza. Yari yapanze yuko we na Bere bari buze gusohokana, ariko akibibwira Bere aramubwira ati reka na Roshi tumujyane. Ariko Mary biramurakaza kurushaho. Nuza Roshi abibonye nawe ahita byanga, aravuga ngo hoya ntabwo nshaka ko tujyana. Bere yabonye ibyabaye byose ahita amenya yuko kuza kwa Roshi kwahinduye umubano Bere yari afitanye na Mary. Akoresha aya mahirwe abwira umugabo we na mama wa Bere ko nibaguma kureka akaguma ahangaha Roshi, umubano wa Mary na Bere uzangirika kandi abaturanyi bazavuga. Abyumvishe Roshi ahita agenda. Umugabo ahita amubwira ngo narekere kuvuga ibintu bitari ngombwa, kandi mama wa Bere aramubwira ati kuza kwa Roshi nta kintu byakangiza muri uru rugo, kugira ngo bigaragare ko atabereyeho ubuntu muri uru rugo. Yatangiye gukora akazi kose ko mu rugo. Risa akaza akamubwira amagambo atari meza, amubwira ngo yanze kugenda. Nyina aje atayigira nk'aho ari umwana mwiza, atangira kumuganiriza. Ariko ibyabaye nyuma byatumye Risa ataguma kwigira umwana mwiza. Umugabo warambagizaga Risa yari yaje kumureba mu nama. Iyo nama nayo Roshi yayijemo, ariko igitangaje nuko uwo mugabo yakunze Roshi aho kugira ngo akunde Risa. Ibi ngibi byatumye Aunt wa Bere arakara cyane, ashinja nyina wa Bere amakosa yo kuzana umugore ufite agahinda mu nzu yabo, none akaba agiye kwangiza ibyishimo by'umwana wabo w'umukobwa ndetse n'uw'umuhungu. Aramubwira ati icyo cyose